dukora ubukwe umuntu wadukundaga abantu bari batwegereye abenshi kabisa bavuze ati ni muba abantu b'intwari pe muzamara umwaka. Clement yari umujama wanjye yari twariganye ubujama bwarangiye byari n'ubu nicyo kirenze ibyasabwe na Knowless nuko yavuze mbere yanjye naho nanjye nari mbifite. so ni ibintu kugeza ubu nonaha turi kubivuga ntaremera ko byabayeho. Ni ibintu bizafata igihe kinini kugira ngo bireke kuba inzozi. Constantine nanzanire iriya foto kugira ngo uze kumbwira cyane iyo uyibonye yo ni iki kintu kiza mu mutwe wawe? mbaye umwaka umwe gusa ubu waciye imyaka 10 Knowless. I'm telling you. waciye imyaka nayibaze wayibaze nayibaze ni ikintu kirenze. Ni nk'ibyo byose nyine twavugaga. Ubuhanzi ntabwo bwigeze buvugwaho rumwe. Ni nka biriya nyine kumva ngo abartiste bakoze ubukwe ati na ruriya dukora ubukwe umuntu wadukundaga abantu bari batwegereye abenshi kabisa bavuze ati ni muba abantu b'intwari pe muzamara umwaka. babateze imitego ugera ku umwaka umuntu yaravugaga kabisa hari benshi twatandukanye icyo gihe kubera bajya bavuga ngo nta butaha biki n'ibiki ntabwo kweri nabwo bwari skandale bwari story ariko nacyo ni ikintu ni umwe mu minsi nashimira Imana kuko niho noneho na papasi yanjye yagize ubusobanuro. Ni wo munsi nishimira kuko nicyo gihe nanjye nagize abantu nita banjye nagize umuryango mfite umuntu kabisa undebereraho akavuga ngo n'uwanjye ngewe ku giti cyanjye kabisa nawe kandi nduwe. ni ibintu byampaye iraha kabisa birenze. niki kinama twaraganiriye muri Password niki yahinduye? Clement yari umujama wanjye yari twariganye ubujama bwarangiye byari n'ubu nicyo kirenze. Ikintu kidufashije imyaka 10 ikaba ishize nuko ari umujama wanjye kabisa. Ni inshuti yanjye mu gukorana yabaye kabisa inshuti. Yabaye umuntu twari tuziranye mbere twariganye ntabwo twiganye mu ishuri rimwe aranduta no muri ako hare nababwiye niwe wari president so twari tuziranye mbere rero ajya nawe kwiga aho agarukiye mu Rwanda turakonekitinga tuna any story ndende hanyuma yahise aba wa muntu nashakaga umenya dushobora kuba dufite visions zimwe byaranyoroheye. So kuri nge rero Clement Ewana ni umujama yagiye mu myanya y'abantu benshi. Yagiye mu myanya y'abasaza banjye ajya mu myanya y'umuryango ntari mfite kuko antuka twabanye igihe kinini cyane dukorana anagenda asiba ibyuho aho nabaga ubwo bukrize bw'iki n'ibiki bwashaka kugufata ukabuzi ko hari wa muntu ku buryo ntacyo atari gukora donc nta rwitwazo waba ufite. So ni byose kabisa n'ubuzima. Kwamamara muri iki gihe biroroshye. Umuntu ashobora no kuba atari umuhanzi ariko akamamara akamenyekana ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi. Ubwo nashaka ko ubwira cyangwa se uganiriza wa muntu ushobora kuba azwi ni gute yagira wa muryango nawe mwiza, ni iyihe nama wamugira? Rumva ntabwo we're not perfect. I'm far from being perfect
ku buryo nabwira umuntu ngo kugira ngo ugire oya wagerageza nibura ariko icyo nibaza ko habanza kubaho ubushuti mu bintu byose kugira ngo kuko mu rugo habamo iyindi reality abana ariko reba nawe mu rugo niba mufite abavandimwe uburyo mukozanyaho tu hari akantu kabaye mugiranye utubifu twa hato na hato kandi muva indimwe ntibijya bibabaho ntabwo rero bitandukanye no mu rugo nimubura utuntu wenda njye sinkunda gushyira inkweto rumwe ruri aho urundi ruri hejuru y'ameza ahantu n'ibiki mugenzi wanjye he doesn't care n'ibiki nta gukomeza ubuzima ako kantu muragapfa nk'uko n'umuvandimwe bigenda so iyo rero mugize utuntu mutumvikanaho mukaba musanzwe nta na bond mufitanye ku bana nabonye bigorana ariko iyo habayeho ubushuti kumenyana kugira gute ku buryo niyo hagira ikintu kibazamo gikomeye ibyiza mwagize na bond mufitanye bikomeza kuba ari byo binini kurusha ibibazo mwagize so kuri njyewe rero nabwira abantu kugira ngo bashake abantu biganyeho donc inshuti zabo inshuti umuntu muziranye n'ibiki byose ikindi kintu ni kwihangana kuko ntabwo turi beza abantu hari amadefo yanjye afite hari amadefo ya Clement afite ngiye kureba ibintu bibi bye rero hashya kabisa kimwe nawe so ni ukwihangana no kubabarira yego agira ngo nkubaze ubwo watangiraga kubaka umuryango ntabwo wigeze utekereza cyangwa se abantu bagutekereza yuko uzahagarika ibikorwa by'umuziki burundu cyangwa bizaba imbogamizi kuko baranabivugaga ubwe yarazimye kabisa n'ibiki byose ushinze urugo nta muntu uzima atabishatse niko nibaza kuzima se ubundi ni iki I don't know ariko ibyo byabayeho umuntu wese cyane cyane muri iyi secteur yacu y'umuziki muri iyi industry bumva ko nyine umuhanzi niba agiye gushinga urugo ubwo bivuze ko ubuhanzi ubyihorera hari n'abandi nyine baba bafite imyumvire buriya azahita aba n'ibiki ibintu nk'ibyo hanyuma bitume n'iki ibintu byose ni mu mutwe ese Knowless ako kantu ko gusaza reka tukavireho rimwe cyangwa uko umuntu agaragara urishiriye banga wamugaye bivuze ko ibintu byose ari mu mutwe imyaka 16 abantu bo kubona kuri kamera bakubona isura ikiri yayindi twa routine ukora buri gihe urumva muri iyo myaka 16 mwibuke ko natangiye niga ndi muri secondaire hari abatipe n'abatipete hari abantu bavuga ariko bite kudasaza biki ibintu nk'ibyo ngo njye nigaga muri secondaire ngo igihe iki n'iki ntangira kuririmba indirimbo yawe ya mbere bro twariganaga amen nanjye nari ndi muri secondaire ariko kubera nyine icyo gihe kiba gishize ari kinini umuntu yumva ko wahari wamurutaga kure ariko nanjye hari abanyamvuga niyo uyu muntu muzi ndi umwana ariko buriya nawe akaba yari umwana so nta kindi kirenze ni discipline no kwikunda discipline kwikunda no kutagira ibintu byose intambara tukoko discipline yo ndayumva ariko ibyo bibiri ntabwo mbyumva neza kwikunda ni ukureba muri miroir ukareba ukavuga uti njyewe ndi kubona ibintu bihagaze neza kuko amaso yacu araduha unless ushaka kwibeshya ariko nshobora kureba muri miroir mu cyumba nafunze nkabona aho bihengamye so niba rero nta discipline nshyizemo ngo mbihengamure kuko nta kidakosoka ku isi kabisa nta kidakosoka nkarindira barabyumva wana zambara ibubu twirire nuko kwikunda nyine kwikunda ni ukubanza kureba ibibi byawe mbere y'uko ndabikubwira Knowless uyu munsi uramutse uhuye na Knowless watangiye bari kumubaza ngo twandikire ihe izina ryakoze
ino ndirimbo utekereza uvuga se ndashyiraho amazina asanzwe cyangwa haragenda izina ry'ubuhanzi ukareba na Knowless w'uno munsi dufite umaze gusohora umutima wamubwira iki uwo Knowless wa mbere? namubwira ko hanyuma se ubundi ugiye kwandika igitabo cyo wakitira ihe zina? igitabo cyo biragoye izina ryo mpuye na njyewe wa kiriya gihe ariko wamaze kuba nkasubira inyuma namubwira kongera agafata iryo zina kuko ntabwo ari impanuka rifite ubusobanuro kandi ririmo inyigisho zikomeye kuri we nyir'ubwite no ku bandi bantu bamenya mu by'ukuri impamvu y'ibyo bintu byose. Igitabo rero ntabwo ubu none nahita mbona izina rye. hari umuntu babajije icyo kibazo aravuga ngo narira ngo nkagereka amarira yanjye kuko ashobora kuba ari n'ibyishimo cyangwa n'ababara ngo ko kirimo amarira y'ibyishimo. Nicyo cyaba ari igitabo gusa cyane. Imyaka uko yagendaga yisunika nk'uko nabivuze ibintu byafataga isura za mbogamizi zigenda zigabanuka amafaranga arabonetse mu kanya twabonye sheke ya miliyoni zitari nkeya ijyanye makumyabiri na zingahera n'imwe ahari ibintu byabaye ku mugaragaro kabisa. simba nkubaza ari amafaranga yose wara imbumbu urayitahana ya mbumbe yose ntumenye ukuntu igiye iriya mbumbe yose 2015 ni kera pe ni kera ariko nibyo nakubwiraga zanzuza umuntu aba yifitiye n'ibiki ntumenya nukura ahantu iriya mbumbe igiye gusa ntabwo yagiye habi ariko rwose piyo ako kanya merutse kubona Bruce avuga ko Maguma ari ya mbere yamuhembye amafaranga menshi miliyoni nawe ujyamo nibwo bwa mbere uhembwa amafaranga menshi ntabwo nari kuba narakoreye 80,000 nkiri muri segonderi ngo nyuma y'ikindi ariko nibyo imyaka uko nagiye nyireba mu ndorerwamo y'umuziki wawe n'ibyagendaga bikubaho buri myaka 5 hari ikintu gishya cyakubagaho nkurikije uko nabibonye nyine muri uru rugendo ariko wenda director ze kwihuta cyane tujye kuri video nshaka yuko nayo iza kuba kimwe mu bigize urugendo rwawe rw'imyaka igeze kuri 16 ni video itari yawe ariko nayo niye buriya nawe arimo tukayumva noneho tukumva ibiri muri iyo video nyuma y'indi myaka tugeze 2020 ubwo nkuvanye 2015 nkuzanye nyuma y'indi myaka none 9 2024 iyi video Constante nayiduhe 2024 okay yo nayiduhe Constante makeya ariko reka mbanze nsubize ibyasabwe na Knowless nuko yavuze mbere yanjye naho nanjye nari mbifite bakoze cyane ko nzashaka umwanya nkabatumira tugatarama ndetse twebwe kubera imyaka yacu naho tugeze n'ibyo twagiye buri gihe kigira ibyacyo akantu twatangiye kukabona kera mbere y'abo bana hanyuma ubwo abantu iyo bataramye barishima ndetse reka tugarukire hari Knowless imyaka yari isunitse bigeraho umukuru w'igihugu akuvuga abantu si benshi yavuzeho avuga ati Knowless kandi n'icyifuzo kimugeraho yanamuvuze mu izina ntiyavuze ati wa muntu yavuze mu izina icyifuzo kigerwaho wari watanze ndashaka kugira ngo umbwire icya mbere feeling wagize uriya munsi ushobora kuba twinjira ahantu hari emotional yego so ni ibintu kugeza ubu none turi kubivuga ntaremera ko byabayeho ni ibintu
bizafata igihe kinini kugira ngo bireke kuba inzozi no sinzi ukuntu nababwira okay navutse bundi bushya navutse bundi bushya kabisa bahakuye ayahe masomo kuteze impamvu mbitekerejeho cyane ni uko hari imyaka myinshi abahanzi barotaga cyane not kuvugwa gusa ahubwo no kumugera imbere kandi uwo munsi icyifuzo cyawe mu kanya barampa indi foto noneho cyashubijwe ariko ndashaka kugira ngo umbwire ni irihe somo wakuye mu kuba igihugu cyacu cyumva n'abahanzi kibona imbogamizi wenda kikaba cyanashaka ibisubizo mu bihari ni icyo itubwira abajene ibintu nk'ibyo bikubayeho wa Knowless wari wihebye kera wagatadoa akaba ari Knowless uri hariya kuri ariya mafoto nyuma y'imyaka 10 ari Knowless kandi ugikomeje urugendo nibyo navugaga ko navutse bundi bushya kabisa ni experience mu buzima bwanjye bwose nkusanyije ibyagiye bimbaho nakwibuka ibihe byose ni experience ya mbere yambayeho igahindura imyumvire yanjye imitekerereze yanjye imigirire yanjye n'imyitwarire yanjye kabisa buryo natekerezaga nyuma ya biriya bihe bwarahindutse gusa icyo nabivugaho kindi ni uko u Rwanda rufite imana rugira imana kugira umukuru nk'umukuru w'igihugu cyacu nta handi ngenda ndabona bagize amahirwe nk'ayo dufite hari igihe abantu ku mugani nk'uko mu kinyarwanda hari igihe abantu nk'uko nari mvuze mu kinyarwanda babivuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera ariko trust me abanyarwanda bambaye ikirezi cyererana nta nubwo kera gusa kirererana urebye amateka y'igihugu cyacu ibintu byose abanyarwanda baciyemo wenda nivugeho n'abajene bangana gutya n'abo mu kigero cyanjye n'icyabo ubundi biragoye kubana umwana utaragize ababyeyi utaragize abavandimwe utaragize imiryango biragoye ko agira uburere ntabwo mvuze ko wenda hari abo bidakunda ariko biragoye kuko hari icyo bita mu kinyarwanda ngo iyizimiza ikicyura aba afite uburenganzira bwose freedom yose iyo freedom igatuma uburere butakara ikamujyana mu kibi ikamukururira mu bintu bibi byinshi cyane ariko nihereyeho n'abandi ingero nyinshi abana b'abanyarwanda mu Rwanda niho byashobokeye yo kuba umwana utaragize urugero rwa mama we rwa papa we rwande kubona avuyemo umuntu muzima ufite uburere ufite ubwenge ufite umurongo ngenderwaho kandi uri tayari kabisa ukotana bigakunda ni mu Rwanda byakunze ngiye kugeza ubu nabibonye nyuma yo guca mu bintu nka biriya so byakunze kubera philosophy y'umusaza ya boss n'inkotanyi nyine so kubona rero umuntu nkanjye wavuye ahantu najyaga ku ishuri nta gikoresho mfite ugasanga materi irahari ukajya muri refectoire ntihagire umuntu ugusohora ukaba uzi ko byishyuwe n'igihugu ukabaho kandi nyine ukabaho haba mu buzima haba no mu myumvire ugakura ukabaho ukagera igihe noneho uhura n'uwabigizemo uruhare kugira ngo ubuzima bwawe bube buriho ubu kugira ngo ibyo bintu byose turi kuvuga wakoze iki wageze aha watwaye ibiki n'ibiki iyo hataza kubaho inkotanyi iyo hataza kubaho ubuyobozi bwiza iyo hataza kubaho umukuru wacu w'igihugu cyacu ngo aduhe urugero atuyobore aturere ntabwo ibyo bintu byari bukunde so niyo mpamvu rero buri gihe iyo mbonye
biriya bintu byabaye man ni birandenga tu niyo mpamvu mvuze ngo byahinduye uko ntekereza dufite umukuru man sinzi ukuntu nababwira ni imfura ni oh my god ntabwo nibaza umuntu ubayeho adafite Paul Kagame uko abayeho kabisa urakoze cyane tukiri ku kuntu basubije icyifuzo cyawe kiriya gihe hari ifoto yindi igiye kujyamo nagira ngo nkubaze ubundi bwo byari bimeze gute uwo munsi kuko ni umunsi utari usanzwe wamutaramiye gute ese ubundi wari umeze ute byari bikiri inzozi n'ubu watubwiye ati biracyari inzozi kubona byarabaye ariko se ubundi wamutaramiye gute buriya urabona feeling ugira iyo umaze igihe utari mu rugo waragiye let's say umwana yagiye ku ishuri urabona iyo utashye ufite nk'amanota meza kabisa wabaye uwa mbere ugataha mu rugo nta kindi bagutumye amanota meza uje uyazanye rero urabona urugwiro bakwakirana urabona uburyo umuryango uba wateranye uvuga ati antuka umwana tumwakire tumaze igihe tutanamubona niyo feeling ni mu magambo make ni nk'umwana utashye uvuye ahantu kandi umuryango witeguye kumwakira byari bimeze nk'aho mu rugo bari bankumbuye sinzi niba icyo kintu muri kucyumva ese ubundi buriya mwamutaramiye iyihe ndirimbo senore wa mugani waririmbye iyi nibyo mbabwira ngo ntabwo nibaza ukuntu abantu babayeho ubuzima badafite his excellence mu buzima bwabo uko babayeho ni umuntu mwana yanjye sinzi okay aratarama cyane ni umubyeyi noneho tureke wenda no kuba twavuga ngo ni umukuru wacu ariko ni umubyeyi afite ubuntu butangaje ni yaranakugabiye ikintu kugira ngo mubyumve neza twabaye nk'aho turi donc twatashye mu rugo ariko nabwo twatahanye amanota menshi ntabwo ari ugupfa kugenda gusa twatashye nyine dufite nk'agahigo runaka kandi tumaze igihe tudahari umubyeyi rero bakoranye ababyeyi bakwakiriye niyo feeling byampaye nahise sinzi ukuntu nabibabwira ariko ni ikintu cyambayeho ningira ariko nzanabugira ningira ubuvivi n'ubuvivure kuko abana bo narabibabwiye nabo ntabwo babyumva so maybe abana banjye nibo bazabasha kumva iyo experience ayo mateka yabaye. Here we go again. Aba ni Iganze Protocol Service Limited n'aba event planners baragufasha byose kuri ceremony yawe ya wedding cyangwa birthday party, private events, meetings byose. Bari specialized mu gutanga service and protocol support. Baragufasha muri wedding, car renting, bakora food and beverage coverage, bakora byose bijyanye na event yawe kugira ngo igende neza. Waba reaching out rero nimero zabo ngizo hasi cyangwa ugasura website yabo www.iganzeprotocol.weebly.com cyangwa kuri Instagram yabo iganze/protocol24. You will thank me later.